Yambaye ikaze namwe mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News, mwese abari mu Rwanda, bari mu mahanga, bari hirya no hino ku isi, mwese mbabwira ngo ndabakunda cyane. Nshimira mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu. Ngiye kubabwira ikintu cyiza cyane abantu benshi bari batazi. Ushobora kuba ugira inshuti ariko ukibaza impamvu mwizerana ariko ugasanga amakosa ni menshi. Ushobora kuba ufite umukunzi mukundana 100%, ariko ukibaza ngo ariko ubundi ko iki dukundana, ariko ugasanga wamumukira urambabaza gutya na gutya. Ushobora kuba ufite n'umudamu mubana cyangwa se umupapa mubana, umugabo wawe, ugasanga amakimbirane mu rugo ni menshi, akozwe udukosa tumwe na tumwe, kandi wenda bakubwiye bati Imana yakubwiye ati mwana wanjye nta inshuti. Tuzi ko inshuti nziza itangwa n'Imana, tuzi ko umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ariko se utu tuntu tw'udutiko tuva hehe? So icyo nshaka kubwira ni iki rero, ni uko nta nshuti nziza n'imwe wabona idakora ikosa. Ntabwo bibaho. Nta mudamu n'umwe mwiza wabona mu isi udakora ikosa. Nta n'umupapa n'umwe mu isi wabona udakora ikosa. Ikintu cyombe neza, na wa muntu wizere 100%, umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa se umugabo wawe, buri muntu wese akora ikosa ku kigero cye. Bivuga yuko Adamu na Eva, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro ibice 2:18 wenda ku murongo wa 21, aho Imana isinziriza Adamu igafata urubavu rwe ikarukuramo umudamu ikamumuhereza ariwe Eva. Uyu Eva ibuka ko ariwe wazanye icyaha, kandi Imana yamumuzaniye imukunze kandi bose ari bakunze. Niba Imana yararemye Adamu na Eva, igafata Eva, Adamu ikamuhereza Eva imukuye mu rubavu rwe, Eva akazana icyaha mu isi, akarenga ku mategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero tuzi ukuntu Adamu yavuze ati Imana yanjye, dore umugore wampaye niwe wagize gute, niwe wanshutse. Icyo cyakubwira ni uko nta nshuti n'imwe uzigera ubona muri iyi si idakora ikosa. Ahubwo icyiza, iyo mugeze mu makosa ntabwo abura umwanya wo gutongana ngo mugire gute mwitane ba mwana. Niba ufite umukunzi, niba ufite inshuti yawe, niba ufite mama wawe, niba ufite umubyeyi wawe, cyangwa se umuntu w'agaciro ku buzima bwawe, ntabwo amakosa azigera agira gute abura. Na wa muntu mwiza Imana ivuga ko izaguheza ntazabura amakosa, ntabwo ari umuntu gusa, ahubwo muzige uburyo bwo gukemura amakosa. Niba umudamu akubabaza, sheri wawe, inshuti yawe, uri kumwanga, wimukatira, wimujya kure, ubona ko byacitse, ahubwo saba Imana imbaraga zo guhangara zo gukemura amakosa agaragaye hagati yawe n'umukunzi wawe, kuko bikwiye yuko ibi ngibi byatangiye mu ntangiriro y'isi. Uyu munsi rero ntukavuge ngo kubera ko inshuti yanjye ikora amakosa menshi ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko atari inshuti yanjye cyangwa se atankunda. Niba umuntu mukundana hari itagenda neza ngo uyu muntu ntabwo nkunda, ni umwana mubi, ahubwo mukwiye kwicara mu kigo uburyo bwo gukemura ibibazo. So nta nshuti nziza magara uzabona idakora ikosa. Imana ibahe umugisha, bivuze ko mwabyumvise neza, ndabakunda cyane. Kora kuri subscribe, ukomeze kuba mwifotana kuri gatanu. Murakoze.